bakunzi b'ikiganiro Anaweza Daima, nongeye kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza kuri channel ya Anaweza Daima. Naje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo gushikama mu kwizera. Amazina yanjye nitwa Uwashema Marie Jeanne. Izina ry'ababyeyi ni Mama Atanya cyangwa Mama Cyuringanji cyangwa Mama Rugamba. Iryo wabasha byakorohera niryo wajya unyita. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana bakunzi ba Anaweza Daima, kugira ngo twese dufatanye guhabwa umugisha. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tubashe kumva ikivugana natwe. Haleluya, haleluya. Reka tubanze tufatanye kumva iyi ndirimbo. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba, aravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yavuze no kugikora izagikora. Nimwihangane kandi mugitegereze. Ninde wamenye imigambi yayo? Ninde wamenye ubwinshi bw'imbaraga zayo? Ikora uko ishaka no mu gihe ishaka, kandi ntawayibaza ngo wakoze ibiki Imana. Niyo yasezeranije Aburahamu, imuha umwana ageze mu zabukuru. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Nimwihangane kandi mubitegereze. Imana ibasha gukora ibyo dusaba n'ibyo twizera. Haleluya. Nk'uko imbaraga zayo ziri, nta kintu nta kimwe cyayinanira. Amena. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera, haleluya, yari amaze kubona imbaraga z'Imana, yari amaze kubona imbabazi z'Imana, yari amaze kubona ko ibyo Imana ivuga koko ibisohoza kandi koko itabeshya. Niyo mpamvu yahisemo kudufashisha iki gihimbano cy'umwuka. Araririmba ati Imana si umuntu ngo ibeshye. Ni koko Imana ntabwo ibeshya mwene data. Nuyizera ukayiringira mwene da, uzabona ibyo yagusezeranije kandi bizasohora nta kabuza. Mureke twubaha Imana, dusenge kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana igira neza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, turi imbere yawe nyaguhora ku ngoma Imana. Turagushimira imbabazi zawe zihoraho iteka zituma tudashiraho. Turagushimira ko waturemye ufite umugambi mwiza wo kugira ngo duhore tuguhimbaza iteka ryose. Turagushimira ko watanze Yesu agapfira ku musaraba kugira ngo acungure abo wiremeye mu ishusho yawe, ntihagire n'umwe uzarimbuka. Ngarutse kuri iyi channel Anaweza TV, nsaba ngo ururukire kubana nanjye mwami. Iri jambo ngiye kuganiriza bene data bakundwa, mwami ntabarijye ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwuka wera yururukire kunyobora kandi ayobore ibiganiro tugiye kugirana na bene data, bikuye bibiyemo ijambo ryo kwizera, maze bafashwe nanjye mfashwe, uduhana umugisha.
urakoze ko wumvise gusenga kwanjye, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, amen. Tugiye gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 3 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 21. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko ibasha gukora cyane, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. 21. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira, amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Iri jambo mwene data narihaye umutwe w'ijambo cyangwa intego ivuga ngo gushikama mu kwizera. Iri jambo kwizera ni ijambo rikomeye cyane ku mukristo. Umukristo w'ukuri yizera icyo ijambo ry'Imana rimubwira. Mwene data, Imana ntabwo ibeshya. Imana ntabwo ibeshya kuko iyo ivuze irasohoza. Ndi umuhamya wo guhamya ibyo. Imana yacu ishimwe cyane. Nawe niba hari icyo Imana yakubwiye, niba hari icyo yagusezeranije mu ijambo ryayo, kuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi 100% butavangiye. Twizera ko 100% ijambo ry'Imana ryanditse mu byanditswe byera muri Bibiliya, twizera ko 100% nibwo buhanuzi butavangiye. Hari n'ubundi buhanuzi bwo mu mutima, ijwi ry'Imana wumva ari kuganiriza mu mutima wawe, ukumva ari kubwira ngo mwana wanjye, mwana wanjye komera, mwana wanjye humura, mwana wanjye nzakugirira neza. Iryo jwi ryo mu mutima akenshi turaryumva, gusa habaho igihe tuba turangaye, tukarangara ntitubashe gusobanukirwa, ariko burya Imana ivugira no mu mitima yacu. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nuturiza imbere y'Imana ugatuza umutima ntihagire ibindi bintu bikurangaza, nawe ubwawe wakwibera umuhanuzi. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ndashaka kubabwira ko wakwibera umuhanuzi kuko Imana ikorera mu mitima yacu kandi ikanakorera no mu iyerekwa rya nijoro, cyangwa tukunda kubyita inzozi. Ushobora kurota Imana ikuganiriza, ushobora kurota uri guhabwa ibyiza runaka, cyangwa ubwirwa amagambo runaka n'umuntu ukubwiza ubugwaneza, akuyobora ati ukora iki cyangwa uzakora iki cyangwa uzavuge gutya, nk'ukuntu Imana yasangaga abatubanjirije. Murabizi neza cyane ko Aburahamu niwe sogokuruza wacu wo kwizera. Haleluya. Imana yamusanze mu gihugu yavukiyemo, igihugu cy'ababyeyi be, iramusanga mu nzozi, iramugenderera, iramubwira ngo Aburahamu, Aburahamu. Icyo gihe yitwaga Aburamu. Aramubwira ati va muri iki gihugu. Urumva ko yamusanze mu nzozi. Aburahamu kubera kwizera yari afite, yari ashikamye. Mu by'ukuri yari ashikamye mu byo kwizera. Yumvira iryo jwi ryamubwiye mu nzozi ko agomba kwimuka mu gihugu yavukiyemo, agomba kwimuka mu gihugu cya se, akajya aho Imana imutegeka kujya cyangwa izamuyobora kujya. Urumva kwizera ni ibintu biba mu mutima w'umuntu. Ntabwo umuntu yakubwira ngo izere cyangwa wenda ngo agushishikarize, ariko umutima wawe cyane cyane iyo ukunda kumva ijwi ry'Imana cyangwa ijambo ry'Imana, ugira kwizera. Imana ishimwe cyane.
njya nkunda kuvuga ngo kwizera nayo ni impano idasanzwe, kuko njyewe Imana nanjye yarayimpaye iyo mpano, ariko numva ko umukristo wese agomba kwiyumvamo ko afite impano nziza yo kwizera. Ni impano twaremanywe, ku buryo kwizera Imana Data nabisanisha nk'umwana ukuntu yizera umubyeyi we. Imana rero niyo kwizerwa. Niba ubasha kwizera umubyeyi wawe ukamwumvira, ukumva wizeye ko icyo yakubwiye kizasohora, Imana rero yo birarenze, kuko Imana ni Data wa twese kandi ni umuremyi wacu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni ukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya! Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana nk'uko ritubwiye mwene Data, rirasohora, ariko risohorera ku gihe gikwiye. Kwizera bishaka kwihangana, kwizera bishaka gutuza, kwizera bishaka ngo ube wa muntu utumva amabwire y'abantu, utumva izindi nama z'abantu. Abantu kenshi bakunda kuvuga ngo kwizera ni nk'ibisazi, cyangwa iyo umuntu yizera aba agaragara wenda nk'umwana mutoya, kuko umwana muto yizera ibyo atabona. Yizera ko afite se, afite nyina, yizera ko azarya, yizera ko azambara, yizera ko aziga, niba arwaye yizera ko umubyeyi we azamuvuza. Kimwe natwe rero dufite Data. Mu bigeragezo byose waba ucamo mwene Data, gira kwizera. Imana yacu ishimwe. Abatubanjirije twagiye tubabona uko bizeye bakagendera mu nzira yo gukiranuka. Urumva ko kwizera nabyo bigendana no gukiranuka. Kwizera bigendana no kwihangana mwene Data. Utihanganye ntabwo washyikira ibyo wabwiwe n'Umwami Imana, kuko niba warabwiwe ngo izagutabara, yewe ntabwo ukwiye kwicira inzira. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba uri umushomeri se, ushobora kuba uri imfubyi cyangwa uri umupfakazi mwene Data. Ushobora kuba ufite agahinda, wenda watewe n'imibereho y'ubukene n'ibintu bitandukanye bishobora gutera umuntu agahinda. Imana ikakubwira iti humura, nzakugirira neza, humura, nzagutabara. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 riravuga ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Iyo Imana ikubwiye ngo izagutabara rero, nawe ubwawe ugomba kugendana icyo cyizere, ugakomera, umutima wawe ugakomera. Haleluya! Niba ikubwiye ngo shikamisha umutima ku Uwiteka, shikamisha umutima ku Mana. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 26 umurongo wa 3 haravuga ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda aba amahoro masa, kuko akwiringiye. Mwene Data, niba ushikamishije umutima rero ku Uwiteka, ndashaka kukubwira ngo izere udashidikanya, ushikame. Niba ufite ikibazo cy'uburwayi, wenda warivuje igihe kirekire, abaganga bakakubwira bati ntabwo uburwayi bwawe bugaragara kwa muganga, cyangwa se ntabwo buragaragara cyangwa ntabwo tubushoboye. Ushobora kuba ufite uburwayi bwa bundi bavuga ngo ni uburwayi budashoboka kuvurwa, ariko ndashaka kukubwira ngo shikama mu kwizera. Wizere icyo Imana yakubwiye. Niba yarakubwiye ngo izagukiza,
izere udashidikanya mwene data. Niba Imana yarakubwiye ngo ndi se w'imfubyi, nzakugirira neza, nzagutunga, nzakwigisha, nzakugeza ku ntambwe ishimishije, izere shikama mwene data. Niba Imana ikubwiye iti ndi umugabo w'abapfakazi, izere ko Imana izakubera umugabo, izagutungira abana. Ntujye kwishakashakira ngo wicire inzira, ngo urebe hirya no hino, urebe ku miryango, urebe wenda se ku mashuri yawe, urebe se yewe urebe no ku itorero, wenda mu itorero rizamfasha. Oya, shikamisha umutima k'Uwiteka, kuko ibasha gukora cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose. Wari uzi ko n'ibyo utekereza Imana ibigukorera kubera icyizere uyifitiye? Ndagushishikariza kwizera rero mwene data. Izera Imana, izakugirira neza, izagutabara. Nanjye narayizeye, narwaye imyaka irenga 20, ndwara indwara itagaragara mu byuma by'abaganga, ndwara indwara zitagaragara. Nageraga aho njya muri koma habayo, ariko kubera kwizera jewe nagendaga numva, ngasinzira numva, nkabura ubwenge numva, ariko nasinziranaga ukwizera ko ndi bukanguke. Haleluya! Kugeza nubwo bangezaga kwa muganga, nagerayo abaganga bikabayobera ikintu bakoraga, bafataga ama examen gusa bagategereza. Ariko muri uko gufata ibi bizami, bafata ibipimo, basuzuma tension, bareba ibintu by'amasukari, jewe kubera kwizera najyanye muri koma, nahitaga nkanguka, ngashima Imana mu mutima. Nawe ndagushishikariza, shikama mu kwizera. Nubwo byagaragara ko ibibazo urimo bikomeye cyane, abantu bananiwe kugufasha cyangwa bananiwe kugutera inkunga, Imana ni umuterankunga. Imana ni umuterankunga mu bitekerezo, Imana ni umuterankunga mu bikorwa, kuko nirubasha, ibasha gukora cyane. Kandi uko wizeye izabisohora kugira ngo yiheshe icyubahiro, yiheshe icyubahiro muri wowe, yiheshe icyubahiro mu miryango, yiheshe icyubahiro no mu itorero ryayo. Hari icyo yaturemeye kugira ngo tuyihimbaze. Shishikara rero, shikama mu kwizera, kugira ngo ibibazo urimo igihe kizagere bizaheshe Imana icyubahiro. Icyo yakuremeye kizasohorere mu kwizera kwawe. Akenshi cyane abantu bananirwa kwizera kubera wenda imibabaro y'isi, kubera kuramba mu kigeragezo. Ariko ikigeragezo kirambye, ndashaka kukubwira ko ariho uzabonera ibisubizo nawe birambye. Ihangane, izere, tunganira Imana, kiranuka, hagarara neza, ushikame mu ijambo ry'Imana, ushikame mu kwizera. Uwiteka azasohoza ibyo yakubwiye. Mwene data mukunzi wa Anaweza Daima, nkuko cano yitwa Anaweza Daima, Imana irashoboye, yitwa ishobora byose, yitwa ishobora byose, kuko nta kintu na kimwe kiyinanira. Haleluya! Ibyo yagusezeranije byose rero izabisohoza, nta na kimwe kivuyeho. Tuza, wihangane, wizere, igihe kizagera nawe ubwira abantu kugira neza kw'Imana. Uhumurize abababaye, uhumurize abatagira shinge na rugero, ndetse wahumuriza n'abanyabyaha. Wari uzi ko washobora kwizera ko Imana yagukiza icyaha cyakunaniye, akaba ari ikigukiza? Hari ibyaha twita ibyaha bya karande. Rwose umuntu ashobora gusenga akabisengana bikanga kumuvaho, agakora amasengesho bikanga kumuvaho, ariko mu kwizera Imana ishobora no kugukiza izo karande zananiranye. Mwene data, Imana yacu ishimwe cyane. Shikama rero, tuza umutima, uturize mu ijambo ry'Imana,
uryizere, uryumvire. Ndizera ntashidikanya kukubwira yuko hari igihe Imana izakugirira neza mu gihe gikwiye, ikuremere amashimwe, ikuremere umunezero wabuze, ikuremere amahoro waburiye mu muryango, ikuremere ibyishimo waburiye mu mafaranga. Ushobora kuba unatunze n'amafaranga pe, ufite n'akazi keza, ariko ukabura amahoro bitewe wenda n'akarande zigukurikirana. Ariko ndashaka kukubwira ngo kwizera kw'Imana ishobora kugukura ahakomeye, icyo ngicyo kizatuma utera intambwe mu gihe gikwiye, uzahamye ibitangaza by'Uwiteka. Yewe mwene data, emera ijambo ry'Imana, ryizere, urigenderemo, urikoreremo, uryihanganiremo. Na Sara yarihanganye, na Aburahamu yarihanganye. Dusomye Bibiliya guhera mu ntangiriro ukageza mu byahishuwe, uzasanga intwari zo kwizera. Mwene data, izere. Yakobo yarizeye, yizera ko Imana ariyo yavuganye nawe, arizera. Ariko icyamuviriyemo ni uko yabonye igihugu cy'isezerano agituramo. Imana ishimwe cyane. Ubwoko bw'Abisirayeli ubwo bababarizwaga muri Egiputa imyaka 400, habayeho kwizera ko Imana izabatabara. Dawidi ubwo yari mu ishyamba arwana n'idubu, arwana n'intare, ndetse ye aza kujya kurwana n'Umufilisitiya witwaga Goliyati, yanesheje kubwo kwizera. Haleluya, haleluya. Danieli ubwo yajyanwaga ibwami hamwe na ba Saduraka, Meshaki na Abedinego kugira ngo bajye kuba inkone z'umwami, babaye muri kiriya gihugu babeshwaho no kwizera. Ntabwo bemeye kugendera mu mategeko cyangwa amabwiriza ya kiriya gihugu bajyanywemo, kubwo kwizera ko bafite Imana ishobora byose, ibasha kubatabara, ibasha kubaruhura, ibasha kubagirira neza. Moridekayi yabaye ku irembo ry'ibwami. Moridekayi yakuwe ku irembo kubwo kwizera. Esiteri yacunguye Abayuda, abacungura kubwo kwizera. Haleluya. Moridekayi yicajwe ku ifarashi y'ibwami, ashyirwa hejuru kubwo kwizera. Mwene data, nawe rero ndagushishikariza gusoma ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rizakubera inkomezi, rizakubera ibyiringiro, rizakubera ihumure, rizakubera ubuhamya, kuko niwizera uzabona bisohora. Nibisohora uzabwira abandi, ubashishikarize kwizera. Ubabwire uti bene data, mureke kwicira inzira. Niba ufite ibibazo bitandukanye, hari benshi bajya kwifashisha n'abapfumu, cyane cyane iyo babona byakomeye, bababaye, bababajwe n'umubiri cyane. Iyo umuntu arwaye umubiri urababaza, ugasanga imiti yo kwa muganga irananiranye, cyangwa baramubwiye ngo ntabwo bigikunze, ntabwo bigishobotse, genda utegereze Imana. Nkunda abaganga ko iyo bananiwe bakubwira bati genda ujye gutegereza Imana.
barabizi ko Imana ishobora byose. Hari abantu benshi cyane batanga ubuhamya ko babwiwe kujya gutegereza Imana, ariko Imana ikabasanga mu ngo zabo, ikabaha amasezerano, bakazasubira kwa muganga bajya gutanga ubuhamya babwira abaganga ko bakize. Nawe rero reka kujarajaza umutima, reka gutekereza kujya kwicira inzira ujya kubaza abapfumu, ujya gushaka imiti itakugirira umumaro ndetse yakuzanira n'ingaruka utazi aho zituruka. Oya, izera Imana. Imana irashoboye, yagukiza ubwo bukene, yagukiza ubwo burwayi bw'amayobera, yewe yagukiza n'ako gahinda, yagukiza n'ako gahinda umaranye igihe. Agahinda iyo kamaze igihe kinini kaba intimba. Iyo ntimba rero, iyo Mana niyo iyikiza, niyo yayigukiza, niyo yayigukuraho, kubera kwibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Nk'uko nabikubwiye tugitangira, nawe ubwawe wakwibera umuhanuzi. Iyo wizeye Imana, hari imbaraga zigukoreramo, hari imbaraga zikorera mu mutima wawe, ku buryo ushobora gutekereza reka nkore iki kintu, cyangwa reka nciye inzira, cyangwa nkore gutya, ukaboneramo ibisubizo, kubera ko iyo ubitekereje ukabisengera ukabisaba Imana, Imana ikorera muri wowe. Za mbaraga z'Imana ziraza zikakwinjiramo, noneho ibisubizo byawe ukagenda ubibona uko ugenda utera intambwe, ukora ibyo gukiranuka, ushakisha gutera imbere, ushakisha gukora ibyo Imana ishaka, ushakisha Imana n'umutima wawe wose. Haleluya! Ibyo ushaka byose wabigeraho. Imana yacu iduhana umugisha. Shishikara mu byo kwizera, maramaza mu byo kwizera. Ndagushishikariza gukomeza gutega amatwi iyi channel ya Anaweza TV, Anaweza Daima, kuko ni umuyoboro mwiza, umuyoboro uzajya ugufasha mwene data gushyikira ibyo watekerezaga ko utabasha kugeraho kubera Imana. Imana yacu iduhana umugisha. Murakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'aka kanya keza ubanye natwe. Ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma riratubwira ngo ubasha gukora cyane ibiruta ndetse n'ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zawe ziri zidukoreramo. Unyemerere abakunzi ba Anaweza Daima bumvise iri jambo Mwami, rigire aho ribakura n'aho ribageza, rigire uko ribarema mu byo kwizera Mwami, maze Data mu gihe gikwiye nyaguhora ku ngoma Imana, ubwo ibyo wabasezeranije bizasohora, nabo bazahumuriza abandi kandi bazaguhimbaze iteka ryose. Urakoze ko wumvise gusenga kwanjye. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, Umwami wacu n'Umukiza. Amen.